So guys, nize ko mumeze neza, ndabasuhuje mbahaye ikaze, nize ko ibintu bimeze fresh, mbakumbuye. So uyu munsi nkuko mubibona, murabona amaje kwitegura, ndasa neza, sinsa neza. Ubundi ngiye kugenda, ngiye ahantu mu mujyi, ngiye guhaha, ngiye kugura ahantu. Hano turaranguza igiciro ni nk'igiciro dore hari n'amafirigo mashya, n'amafirigo turi ngaha turayafite, dufite dore we n'amarayisi kuka yesu kristo, dore hari na keto, dore ngizi, dore na nuza we mwana yanjye, dore blender, yes, dore na blender, dore n'amapasi, dufite n'amapasi, dufite n'amafirigo ya double door, dore reba na televiziyo, reba n'amafirigo washakaga. Rero ni umuntu wanyemereye Imana, ndavugana bandangiye kwa Rox muje kuyigura. Dore ngiyi televiziyo 75, dore ni king wagana imyaka 5 kandi bigeze Kwa Rox ibintu byose okay, thank you. Ubu mukanya ndaje ndi guhamagara n'abandi bantu babifuza hano kwa banga turaranguza. Dore n'amafirigo ya double door n'imiryango ine wagana imyaka 10. nari hano Ugafite n'amafirigo y'ama Eric, brand nziza y'amagezi. nasuru urufunguzo rukuri Agafunguzo ni kwa kushoba kwashira imyaka, inyama, imboga, guhita ufunga kugira ngo bibe security mara. Okay, thank you. Sawa koze ubone karibu nagira ngo testingire nk'uyu televiziyo nanakoze mu taxi mu sawa kabisa imari Nize ko kidahenda nkuko babimbwiye. hano turaranguza igiciro dore hari n'amafirigo my god. Bere mu plate turi ngaha turafite dufite dore hari na keto, dore na nuza we mwana yanjye, yes, dore na blender, dore n'amapasi, rero ni umuntu wanyemereye Imana, bandangiye kwa Rox. Ibintu byose mutubigeza n'amafirigo nk'ikirango. ubu mu kanya ndaje ndi guhamagara n'abandi babifuza ahantu nko kwa Rox. Iyi ngiyi ugura nasuru urufunguzo rukora iki? Agafunguzo twashyiramo imyaka, inyama, imboga, guhita ufunga kugira ngo bibe security mara. Okay, thank you. Sawa koze. Okay, reka nagira ngo testingire nk'uyu nesting. nanakoze mu taxi. Nesting.
nagifashe cyo kintu cya mbere nafashe zarutunga zavuzwa nande ari kwibaza ngo niba zarutunga ugiye ukagira ute funga nta kibazo oven n'izi firigo za meka ifite garanti y'imyaka 5 ifite za firigo z'ibirahure dore neza za firigo z'ibirahure neza cyane brande nayo ya meka original garanti n'imyaka 5 yose kandi tugakora iminani 2 3 6 1 kandi dukora free delivery ushaka no kuba waduhamagara dukora free delivery kuri 0788 3 6 dukora free delivery mu mujyi wose wa Kigali no mu ntara tubahereza ibikoresho bya electronic kwitwa Alox Business Group Limited. Sawa murakoze ni karibu muri sanga kuri Alox Business Group Limited. Dukora quartier commercial ku nyubako ya Ndaru Arcade. Naho ngaho wahageze duhita tukuzanira ukagera mu iduka tukaguha ibikoresho byose bya electronic. Murakoze. Okay. Twagiye. Yes. Muraho meze neza. Yeah. Simuraho banyita Cyusa Oji in the house. Dufite iduka hano quartier commercial twitwa Alox Business Group Limited. Ducuruza ibikoresho bya electronic. Dukiramo icyari cyo cyose ama televiziyo, ama firigo, ama cuisinieri, ama kuka, ama blender, ama air condition, ama washing machine. Dukora free delivery. Dukora hano quartier commercial hano kuri Ndaro. Waduhamagara kuri telefone 0788 3 ugeze ku mujyi quartier commercial watega umotari watega umushoferi umubwira ngo ngeza kuri Ndaro tukakurangira ukaza kwiduka ari icyapa kinini cyanditseho Alox Business cyangwa Alox #1. Dukora quartier commercial murakoze muze tubahereza ibikoresho bya electronic ni karibu sana n'abastari benshi no basigaye bahayira ndakeka ko na Joyce mwamaze kumubona yabaye ubu yaje kutwara ibyo bitwa ama washing machine, ama televiziyo, guhahira hano ahanga abantu bose bamaze gushingirwa ni mubizi ni karibu mwese nimuze ni karibu. So guys nkuko mubibona nahageze ni n'abantu bakira neza bakira abakiriya neza mwumve ngo ubu naje guhaha ariko ngiye byanunguye hari ibintu byiza kurenza uko nyine nabitekerezaga mpita mvuga ni oh my god ibi bintu ngomba kubibereka niyo mpamvu nagiye nitwaje nyine na kamera kugira ngo nyine mbereke nyine ibyiza byawo kuko bari barandaye barambwira ngo kwa Rogisimu n'ahantu harenze n'ahantu hatari noneho si twajyaga tubona amantuza zino mashine zimesa muri televiziyo ngiye none unazibonye amaso ku maso umunsi nabaye mugire no kuvuga ngo nzaza kuyigora nzaza kuyigwa ibintu bya hatari hari intuza blender najyaga nyibona nyikora mu rugo hano ubu noneho nanjye igiye kuba iyanjye televiziyo murabibona televiziyo ya ntuza we televiziyo ya pusi 32 kana hayugo ni kana ubundi nuza nyiraho Rugisi Cyusa nuza wambabari ukaza byibura ugasobanura abanyarwanda nje ntago mfite ko nabisobanura mbabarira n'ukuri please umeze neza ubundi nese ko witonze cyane ntago mwana nitonze kanegeze hirya tukiri kwakira abandi bakiriya hano ibikoresho bya electronic tuba tubifite tuba tubifite reba nkarura buriya kubucuruza ibintu bingana kuriya buriya oh my god iyi ni televiziyo ya 75 Nene ungiye wambwe ngo hari ni ya puse ijana. Na puse ijana turayifite n'ijana na 20. N'ijana urumva ari televiziyo baba bakeneye ngo kuba bashyira nko mu mastade, mu mahoteli, kwa kundi cyangwa umuntu aba yujuje inzu ye akaba yashaka televiziyo nini. Ahangaha tuba tuza tukagukora dovi, tukamara gukorera dovi tukaza ukatubwira televiziyo nini.
Dove ni nk'igiciro ni nk'igiciro gishobora kuba watubwira ngo muzancangaye kugira ngo byose mubikore icyo bita Dove niyo dushobora kuba twaza ukatubwira ati wadutegeka uvuga ati turaguhereza televiziyo pusi 100 turagushyiramo frigo turagushyiramo imashini ifura turagushyiramo air condition ishobora gutuma kwa konere winjira mu nzu kumva harimo ubushyuhe bwinshi bikeneye akantu kaza no ukabishyira muri nuza se muri Dove nka cya giciro cyawe tukaza tukaguha mara kuduha Dove yabyo tukabikora tukaza tukabyestaramo byaba kubyestaramo tukakubwira amafaranga bihagaze ukatwishura igiciro kiri hasi pe kiri hasi cyane turaranguza ahangaha nabibonye bitewe nuko naguze televiziyo wera ushobora kuba ari uko winjira ahangaha ari uko winjira mu mujyi ukavuga ngo baje ngo urashaka televiziyo ugahura n'ababana mu muhanda ngo ngune tukujyana baranguza tukujyane hehe tukujyane ngo ku Mwarabu abo bita barabu nitwe baza bakatubwira ngo muduhereze igiciro kiri hasi nta handi hantu twagura ku buryo ushobora kwasohoka ahangaha muri umuryango ugasanga twagukuriyeho percent ya 30%. Igiciro batanze ugasanga twakigabanyije 100% kubera ko ni ibiranguzwa kandi akarusho kayo iyo umaze kugura turagutwaza tukakugirira mu rugo tukaba twakwestarira ku buntu ibyo ngibyo niyo inshingano yacu ahangaha ku Alox business. Alox business kono abantu barenze hano abantu barenze none ngewe reka nkubwize ukuri kubera ko ngewe mfite gushyingirwa ejo bundi noneho nabonye ibintu byose bigezweho noneho ngewe ndi kuvuga navugaga narabona nk'aya mafirigo n'ubwa mbere nyabonye aya mafirigo bafite imiryango ine frizera bari hasi hejuru ari firigo yego dufite n'iyo miryango ibiri dufite amauta dispenser meza twapakuruye twavanye Dubai ejo bundi dufite amafirigo y'ibirahure yari yarabuze turayafite ya brand ya Mika ibikoresho byose nk'iyo mupakuruye ibintu by'ibikoresho mupakuru urasanga kuko nyine ndumva bitewe n'ukuntu mwagize mwankaturiye nahashe nyine mukankaturira ngenda shaka kujya bandi hano buri gihe ahangaha kubone buri kwezi tuvana imari China ibageze ahangaha mu Rwanda China cyangwa Dubai nese wigeze ujya Dubai buri gihe tujya kubera ko imari no tuyikura imari tuyikura Dubai imari tuyikura China ubu ndishimye ko kumenyanye n'umukire noneho oya ntago umenyanye ahubwo n'umuvandimwe tugomba kutagira kuzana abakiriya urumva mukisanga hano wamara kwisanga hano igiciro ushaka wa muntu ushaka kuba wamubwira ngo nshaka ga televiziyo nshaka mu kwizineri ni furi ishobora kuba yatekamo ikanotsa hejuru urumva nshaka ubupasi nshaka ubuketo gukorana namwe ni byiza kuba muduhaye nabonye n'amaradiyo tugira amaradiyo yinuza yandi manina duni tugira amaradiyo meza y'ama sound bar tugira amaradiyo yasanzwe yo mu rugo tugira uradiyo bwo kuba wagendana mu ntoki uradiyo bwiza cyane bw'ubusirimu turabufite ngo harya ngo mufite n'amaradiyo ngo guhera ku 8,000 hari uradiyo bushaka nk'akaradiyo ka bluetooth keza kaba gakenewe umuntu ashobora kuba ari muri sport kwa kundi uri muri sport ukabakina akaradiyo gatoya nanjye nshobora kukabona cyane guhera ku 8,000 kugeza ubundi dufite radio guhera ku 8,000 kugera ku 300 urumva none nahabonye dore twa tuntu bajya bashira mu ntuza mu nzu duhungiza amavandarateri no turafite dufite ama microonde dufite ama air condition dufite microonde bya bindi bishushye ushobora kwashyushyamo ibyo kurya mu gihe ngenda umuturage ni byose ngomba kubimenya urumva dufitemo ama oven ashobora kwakotsa y'inkoko amafuru kwakotsa mu ni ikiranguzo dufitemo ama cuisine ushobora kwatereka ku meza ariko ndifuza ko nkuko turi kubisobanura muragenda mubinyuzamo banyakubahwa oya nta kibazo ibi ngibi turabikwereka urumva gusa hano ni ikiranguzo pe ni ikiranguzo ndavuga ni se ahantu nguze televiziyo haraho nagiye numva bayikubyega inshuro zingahe banyarwandakazi muyoboke Alox business hano mu mujyi kwanuza
hano ukimara kugera uhamagaye uteze umumotari ngo urashaka kujya gushaka ibikoresho bya electronique, uteze umushoferi ngo urashaka ibikoresho bya electronique, mubwira kugeze kuri Ndaro uduhamagare kuri Ndaro, numara kuduhamagara leta woherezaho umukozi akaza akakwinjiza kugira ikirango cyacu, uzabona umukozi yambaye jire yanditseho ijambo Alox Business. Nanjye urumva mukwiye kuma ijire urayishaka kabisa turayiguhereza. Jire mugomba kuyima nkayitahana kuko ubu ngubu nabaye iwanyu. Wabaye iwacu jire ngomba kuyitahana. Jire ngomba kuyita. Guys, muze tujye duhura kuri live buri mugoroba twigurira ibicuruzwa na ibikoresho byinshi bitandukanye muba mukeneye mu ngo zanyu, abari mu cyaro abari hehe hirya no hino, mwese muri isanga ni ku kiranguzo, ni amafaranga make mwumva ahantu nanjye nisanze bantu banjye ahantu nisanze nkavuga ni ahantu ngiye kugura televiziyo ya puse 75 mwambonye, ariko urutivi ngiye kujya mumbonaho mwambonye. Aha, agira iki tubwira basi dusoze cyane cyane kubabwira cyose gishoboka. turaranguza pe, turaranguza igiciro cyacu kiri hasi cyane, guhera ku 150 bana televiziyo kusa kuri 1,200,000 150. Wa undi utishoboye cyangwa mutandukanye na bwabo televiziyo bw'ibiromba bwa bindi byakora by'ibiromba, oya 150 ushobora kubona televiziyo ya smart wabonamo televiziyo nziza ahangaha. Nase ubwo imiromba hano je nagwaye habona bya bindi twagiye byara analogue twabitaye mu cyaro, byara analogue gusa ari ubwo rukubo yifite tugakora top up, twafata cya kintu kiromba tukagukongera amafaranga makeya tukaguhereza ya smart. Umuromba ubu ngubu nk'umuntu aje kuwugura ashobora kuwubona, wawubona ariko cyane akenshi na kenshi zikunda kuba ndashaka kugurira televiziyo mama wanje kandi nzamugurira umuromba. Uramugura flat? Oya, nta flat mu cyaro, umuromba. Tuzagwa televiziyo dufite ibirahure byawe ntago bimeneka, biri plastic. Guhera kuri televiziyo 24 ifite ikirahure cya plastic, kimwe kitameneka kandi nziza cyane. Dore hari nahabonye na 32 dore ngiyi bayita Sendiara, ni y'Abayapani, ni nziza cyane kandi gafite ikirahure cya plastic. Nanjye ngiye kujya nibona ngiye kujya mbanuranye n'Abayapani. Ugomba gutura n'Abayapani cyangwa ukaba ukoresha internet. Kuri televiziyo wiyicariye uri kuri internet, ukajya ku ma YouTube, ngo munuza ku ma YouTube, ma Netflix, Google Pixel, Google, ukajya kuri TikTok ukoresha televiziyo yawe waguze ubundi butumwa. Nkajya nkora live, ugiye kujya ubera nka uri muri Amerika. Yes Kristo, mwabantu mwe murashize, turashize, mugiye kujya mungira munkurikira, nanjye nkurikiranye live yanjye kuri televiziyo mumbona, nanjye ndi kwireba mwambonye. Ariko noneho kuntu tugiye kubigenza, mugiye kuminuza ijiri urayimagira, turayigwa. Reka mpamagara umukozi ayinzanire hariya bayikuzanire uyambare natangire. Niyo nawe uzaza ukoresha live wicaye ngaha uvuga ati kwa Alox Business ibintu byabaye uburyohe. Ubu nanjye nabaye, ubu ngiye kuba umukozi wa Alox cyane. Ugomba kuba umukozi wa, cyangwa nzaba umuvandimwe. Oya, ugomba kuba umukozi umuvandimwe kandi tugomba gushaka amafaranga. So reka tugushimire, nge ndishimye kuba mwanyakiye neza. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, Imana ibahe abakiriya benshi. Urakoze cyane kandi nawe kuza kuhahira ngaha muri Alox Business Group. Murakoze.